nimba waravukiye mu rugo rw'abakristo ukaba waravukiye mu rugo rw'abakristo, fata ikayi n'ikaramu ndetse na calculator mwereke amafaranga iwanyu baguhombeje kubera mw'ibyo bintu by'ubukristo. Mwereke uburyo nyine kuvukira mu rugo rw'abakristo ari igihombo gikomeye cyane. Ibiga bareremba ngo nta gihombo, tugiye kubirebera hano hamwe mu buryo buri physical. Tugiye kurebera hamwe ibihombo, wenda mu buryo bw'umwuka byo ntabwo mbizi nimba nta gihombo kiba kirimo, ariko uburyo buri physical ngiye kubereka igihombo kiba kirimo mu kuvukira mu rugo rw'abakristo. Njye ndabereka ni uburyo bugaragara, namwe turafata calculator tubibare neza twitonze, turebe igihombo kiba kirimo nacyo tube tukizi. Twagiye na mujye tuzisiza Imana naye mafaranga twayayishyuza twagiye. Twagiye ndafatira, murabizi muri Bibiliya harimo inyandiko za Ananiya na Safira banze gutanga ibya 10 byuzuye, Imana irabica bose. Ubwo rero nyine icya 10 kugitanga urabyumva ni ngombwa, ndetse n'amaturo ni ngombwa nimba uravukiye mu rugo rw'abakristo. No kuvuga ibyo bintu biratangwa nta ninashidikanwaho birishyirwa kabisa. Noneho reka twige ndafatira urugero ku badive bihangane nuko aribo nsengamo no mu rugo nibo nasanze basengamo. Urugero nka papa yamaze imyaka 50 asenga mu badivanisite buri munsi adasiba, kuko yari umuyobozi mwitira. Biza abayobozi mu badive ntabwo bajya bapfa gusiba, buri munsi ntiyasibaga. Mu myaka 50 ku cyumweru, reka tubareye ko ku isabato wenda yaturaga 100 amafaranga makeya. Gutura 100 yatangaga n'icya 10 cy'igiceri cy'ijana, nimba wenda yarabibaga we kubera Imana itagihaniraho ngite muhana. Noneho buri inyuma y'amezi 3 yishyuraga amafaranga 300 y'agatabo k'amigisho. Hari agatabo bagira k'amigisho kamara amezi 3 bagahita karangiza amanda bakakagura. Noneho tubare ko nta kwezi kwacagaho adatanze amafaranga yo y'imfashanyo n'icyo tuyabarire 500, sibyo? Noneho turafata no 200 ya buri kuwa ku isabato, cyakube n'ibyumweru 4. 200 ku isabato tugiye kuyakuba n'ibyumweru 4 bigize ukwezi, turebe amafaranga yishyuraga mu kwezi kumwe. Mu kwezi kumwe yishyuraga yabaga atanze 800. Noneho ubwo mu mezi 12 agize umwaka tugiye kora amafaranga yabaga amaze gutanga mu rusengero rw'abadive. Mu mezi 12 agize umwaka ni ya 800 twabonye agize ukwezi yishyuraga mu kwezi mu maturo n'ibya 10, tukahita dukuba n'amezi 12. Amezi 12 bigahita, namwe turi kujyana ariko tutaza kwibeshya, bigahita biba 9,600. 9,600 gushyiraho hari 300 agura agatabo k'amigisho buri nyuma y'amezi 3. Ubwo ya 300 turayakuba 3 kubera bigize umwaka araba ari 900. Tuyateranyeho mu mafaranga agize umwaka, sibyo? Amafaranga agize umwaka duteranyeho na ya 500. Hari 500 ya buri kwezi atanga mu bintu ngo by'imfashanyo, ngo ibyuma byapfuye, ngo amakorari yasohotse. Aya 500 turakuba 12 ni 6,000. Ubwo 6,000 turabiteranyaho 10 na 500 bigendera mu maturo n'ibutabo bw'amigisho, bibe 16,500. Ubwo mu mwaka umwe amafaranga make papa yakoreshaga ni 16,500. Papa wenyine, ariko urugo rwacu rwose rwari abakirisitu. 16,500. 16,500 dukube n'imyaka 50 yamazemo. Ukuba imyaka 50 yamazemo ni 800. 825. 825 uramutse uyanaza ahantu bira ibyo biboro nubijyemo ukayaraga bazagukomokaho, bashaka kubicunga neza bakazabyaza miliyoni nabo bakazabiraga bazabakomokaho. Tugatangira igisekuru kiraga, ariko twabiraza abazungu tutazi, kuko abadive nyine bakomoka ku gisekuru cya Ellen G. White
cy'umugore w'umuzungu niyo wazanye ari amahame n'ibintu by'amatora n'ibya 10 na bya sabbatarianism bishibukaho idini y'abadivaniste ku isi yose. Amafaranga yose atuye ku isi aruhukira muri Amerika. Aya mafaranga ukurikije kuri muzehe wanjye yose 425 byose byigire muri Amerika, bijya ku muntu n'umwe tutazi nawe atatuzi. Mugeri yabizigama nk'ahantu ariko biraga umwana wiwe yabicunga nawe akabiraga abazamukomokaho, akabavutsa igisekuru muri Afurika kiraga, ariko twebwe muri Afurika ntituraga, ahubwo abazungu nibo baraga. Aya 425 bituteranyeho wenda nayo umubyeyi wacu w'umugore nawe, kuko nawe rumva umuyobozi abafite n'umugore nawe umuyobozi nawe niyo yatangaga, nawe niyo yatanze mu myaka 50 kuko nawe yarayimaze arimo. Ari babiri ni miliyoni 1,350,000 1,350,000 sibyo. Reka tubare bafite umwana umwe, reka tubare kwa ababyeyi gusa 1,350,000 ubirase abana bawe, umwana akarangiza kwiga ugahita yamuraga. Urumva ukuntu yaba aryoshye, urumva ukuntu abo umuhaye motivation. Twaba twabaye nk'abazungu nabo umwana nyine bamuha motivation kabisa. Ariko aya mafaranga yose yagiye muri Amerika, tuvuga ati biriya bintu birahombya, mujye mubyemera mu buryo buri physical birahombya, keretse mu buryo bw'umwuka nyine. Nimba hari uburyo mu buryo bw'umwuka bigaruka simbiza, ariko uburyo buri physical turabibonye twese ko bihombya. Umuntu nawe akabaza ngo bihombye ikirere, uzamuhereza ino mibare. Ndi HTNWPN dukorera kuri Myavu TV.